no kuva abandi ngo buriya ngo abajenerali b'u Rwanda ni feke ngo barikanga ngo niyo babonye ngo umuntu ushinzwe isuku ngo n'ubishyuza amazi ngo baba bamutinye cyane ngo araza ngo akabakanga akababikamo ubwoba. Ingabo z'u Rwanda kuba zicisha bugufi zikavugana n'abaturage bakabana neza n'abaturage bakanabubaha bakanabereka icyubahiro, ubwo izo ni intege nke. Karibu. Ariko se yaguzemo remoruke byagenze bite? Yari yamobilizinze ingabo muri Nord Kivu agakora training wing agakora training akajya gupasinga abasirikare, imvura ikahagwa hakazamo ikigarasha gikomeye ngo kije kubapasingaho, imvura ikagwa. Ku byarangiye abasigaye uzasaba uruhushya leta nikwemerera uzakora interview n'umugabo witwa Mudatiru ni wari ushinzwe iyo training wing ngo ni Major Mudatiru akagaragara mu nkiko n'imbago bagerageza kuvura. Bakwicisha bugufi kwa RDF wavugaga rwose baje bamushyizeho n'umutaka ngo imvura itamunyagira, n'umutaka rwose bari no imvura itamunyagira kumucunga mu kagare bakamuprotokora. Gerega ntabwo nanga opozisiyo genda yikuba kandi irakenewe mu Rwanda, yego, ariko ntabwo dukeneye abatekamutwe. Ikindi twakagombye kuba tuvugaho dushakisha uburyo twazamura ubukungu, dushaka uburyo twatera imbere, dushaka uburyo twacuruza, dushaka uburyo ahubwo ibihugu byakwihuza tukagira big market, tukagira big economy, tukagira strategic security, tukagira community growth ishingiye ku bukungu, tukagira Pan-Africanism igashyirwa mu bikorwa. Abantu bamwe barabakoresha kugira ngo binjire mu ntambara y'indeshyo y'amazuru. That's stupidity. Ibintu by'ubwoko burabijyamo kugira ngo bibafashe. N'umwanda. Abandi ababashuka bariho barajya ku kwezi, barajya kuri space station, bakahashyira na za rocket, bakatureba dusubiranamo nk'udushisha aho ngaho tutazi icyo dukora. Twazatera imbere ryari? Abaturage bamwe bafite ishyari afite u Rwanda aho rwageze 1994, hari aho igihugu kigeze. Ntabwo baba bashaka abantu bagira umwanya wo gutuza ngo batekereze ku iterambere, bahore muri ibi. Bahore muri ibyo, ni ukuryanisha Abanyafurika. Kandi ikibabaje babona the weakest people in our midst akaba aribo bakoresha either, kandi abo bantu bo bakoresha they are weak na political ideology bafite, ni nayo mpamvu bamobilizing support through ethnic and tribal lines, kubera ko they are empty in their heads, nta murongo wa politiki bafite. No, niyo mpamvu bifashisha sha turi benshi, turakomeye, reba dufite ibigango, Norisi abasore b'inkotanyi babakuye muri Kigali 1994 mu Rwanda hose baraga biziritse umukandara warafatanye n'inda, ntibirukanye abagabo b'ibigango. Mu mutwe ninde wabarashe mu mutwe? Gutekereza bibananiza. Kuki mudashobora kurezisitinga bagashaka buhake? Bashaka ko dusubira duhora mu macakubiri, mu makimbirane, mu mirwano, muki bo bajya ku kwezi baratujijisha, duhora turwana kugira ngo babone nuko biba bimwe mu bihugu bifite ubukungu. Yego. This is a great and a grand project kandi yahereye kera cyane. Abantu bumva umushinga ngo bagira ngo ni umushinga w'iterambere,
ni gahunda yo gusenya nivuga abantu. project ntabwo uvuga proje yo guteza imbere abanyagihugu cyangwa ni proje yo kuturyanisha no guhora mu makimbirane ashingiye ku moko ku karere iki kandi uku niko bahoze kuva na kera. kuva kera niyo proje urumva proje itangira yatangiye bafashe nk'amezi 3 bicaye bayiga cyangwa mu 1885 na 45 birangira bahisemo kugabanya Afurika mu ibihugu ariko batabikoreye abaturage kugira ngo bagire ibihugu ahubwo babikoreye kugira ngo babone uko bagabana Afurika mu bw'ubukoroni. Basigira ibyo bazahora bapfaga. Icya kabiri iyo yari proje ya mbere bayigezeho. Iya kabiri rero actually proje ya mbere yari y'ubucakara. Proje ya kabiri mbere y'uko haza ubukoroni ntabwo hari kuza ubukoroni bw'abantu batagira imipaka. Hanyuma baca imipaka nta mwirabura uhari nta n'uhagarariwe ntawe ubajije bagashaka buhaki bicaye ku meza yabo kumara amezi 3 bari mu nama ya buri munsi yo kugabana Afurika. Barayigabana bayicamo imipaka batitaye bati hano hari bantu ki kuko ibyabo byari inyungu zabo. Bamaze kwigabana bijizamo ubukoroni kubera ko ubucakara bari bamaze guhimba. Hari hamaze kuba industrial revolution, bamaze kubona yuko batagikeneye free man power y'abantu byakorwa n'abantu 10 imashini yabikora just in 1 hour. Bati none reka tujye kubakoloniza tubibe raw material tubona tunabasubirishanemo. Iyo proje igeze aho ngaho baje mu bukoroni hatangira tugira igihe cyo guharanira ubwigenge tubona political independence. Ariko ibihugu bimwe bya West Africa kugira ngo byemererwe independence no ku Faransa bwagiye bubasinyisha amadosiye agaragaza ko bari mu mwenda. Uribuka ari igihugu kimwe cya West Africa cyanze gusinya, Ufaransa busiga busenya ibiraro busenya imihanda bwica n'abantu, imijyi yose barayararika. Ibyo ni amateka turabizi. N'amateka arahari. Ibi bihugu bindi bimaze kubona independence Yego. batangira proje kuri phase yindi ya neocolonialism. Neocolonialism yari uguhirika abantu bose bagejeje ibihugu kuri independence no kubica. Bamwe babagerekaho socialism itariyo. Ni gutyo Lumumba yapfuye, ni gutyo Rudahigwa yapfuye, ni gutyo Rwagasore yapfuye, ni gutyo Kwame Nkrumah yapfuye, ni gutyo Haile Selassie yavuye ku butegetsi umwami w'abami wa Ethiopia, ni gutyo abantu benshi sinabavuga, ni gutyo Samora Machel yapfuye muri Mozambique indege y'ikoze impanuka igeze mu kirere cya South Africa. Wibuke ko icyo gihe South Africa yakolonizwaga yari ifite ubutegetsi bw'abazungu banyamuke cyane, aribo bigaruriye ubutegetsi bagaheza abirabura. Yego. Ni gutyo abanyafurika benshi bagiye bahirikwa banakurwa ku butegetsi. Urumva iyo proje ibaho. Neocolonialism tugezemo naho abaperezida bagera ku butegetsi ari abanyaburayi babashyizeho bakabakontorora bakanabigisha uburyo turyana, kandi abo bashyize ku butegetsi icyo bitayeho ni ubutegetsi. Niyo bubaka ntabwo bubaka mu bihugu byabo, basahura bajyana mu bihugu by'i Burayi bubakayo amazu n'abana n'abagore babo niho baba bari. Bagahuza rubanda mu mwiryane utarangira. Hari abategetsi babi ntabwo bajya babademonizinga ngo bavuge nkuko bavuga. Ntabwo bashaka kumushyiraho igitutu aribo bamushyizeho, ntabwo bishoboka. Baramukingira ikibaba naho yakora ibyaha bimeze bite. Wari wabona uzi kuyobora igihugu abaturage bafata bamwe mu baturage bacyo bakabica bakabotsa bakabarya bagafata video UN igaceceka, Human Rights Watch igaceceka, imiryango yose irengera uburenganzira bwa muntu igaceceka. Isi gasa nkaho cannibalism, abantu barica umuntu bagafata majoro w'ingabo z'igihugu
n'ingabo za Kongo bakamwica, barangiza bakamwotsa, barangiza bakamurya, barya abantu i Goma. Kandi ibyo bintu ukabona ntabwo biri i Goma gusa, biriho biragenda n'ahandi hose. kandi ababikoze ntibagire icyo bakorwaho. Yes. Wese utekereza yuko ikibazo kiri ituri kimeze gute, aho bafata abahema nabo gahunda ni ukubagira stateless. Nose ibi kuki abanyafurika batumva yuko tugomba kurekera? Ni nacyo kibazo rega kiri muri African Union, kuvuga ngo African Union ngo ifashe Afurika yunze ubumwe, ngo izageza aho itugeza, aho Afurika yiyunga. Ni inzozi zidakunda. Impamvu biragoye cyane gufata abaperezida bamwe bashyizweho n'abaturage, abandi baharaniye uburenganzira bwabo bakagera ku butegetsi, ugafata n'abandi bashyirwaho n'abazungu, ukabahuza ngo bemeranye imirongo yo kugira Afurika ibimwe, Afurika ikomere, Afurika itera imbere, abanyafurika bakire, ngo abo bantu bazahuze umugambi. Ntibishoboka. Biragoye cyane. Ibyo biragoye. Uretse ureba iyi miryango ya ECOWAS imaze imyaka ingahe? Myinshi cyane. None se kuki biriya bihugu bitihuza? East African Community iri hano, twirirwa tubona speech, ngo umunsi wa African Union ukaba speech zikavuga, buri muperezida uhagurutse Afurika yunga ubumwe, turashaka ko twunga ubumwe, hakaza n'amasezerano yo guhuza ikirere, byibuze ngo indege zigendane. Afurika icuruzanya ubwayo ku giti cyayo ku kigero cya kangahe? 16%. Bagacuruzanya n'ibihugu by'i Burayi na Amerika kuri kangahe? Hejuru ya 60-70. Hejuru ya 60-70. Abanyafurika bacuruzanya ku bwabo ku kigero cya 16%. Hejuru ya 60-70 bagacuruzanya n'abanyaburayi na Amerika. Hari n'igihugu ushobora kuki ibyo bintu mutabyumvamo ubukoroni bureba? Buracyahari bunakomeye cyane. Hari igihugu ushobora kujyamo cyo muri Afurika bikagusaba kubanza guca ku mugabane w'Uburayi cyane. Ibihugu byinshi yewe n'ibituranye muri West Africa, kugira ngo ugere n'uko indege ibanza ikakunyuza i Paris. Igihugu bakagezaho bagira abantu injiji no gukora umugati ntibawukore, ahubwo bakajya barya umugati uvuye i Paris. Umugati kujya muri alimentation y'ibintu byose, kandi bakakumvisha yuko ibintu ngo bifite agaciro ari bivuye i Paris. Umunyarwanda n'avoka ntabwo ayishaka, usibye mu Rwanda, ariko ahantu heza urabona iyi shati nambaye, ni Nyaburayi, irarenze, ni Inyamerika. Aho nushaka kukubwira ko wambaye urukweto rwiza, inkweto wambaye ni Inyamerika. Ni nakubwiye ko Amerika ariyo igira ibintu byiza. Kuki mwumva ko baducurika? Kuki mutumva ko ni gute Afurika icuruzanya ku kigero cya 16? Why? Banashyizeho na AfCFTA, rya soko rusange rya Afurika rihuriweho, ariko kugira ngo bazanaryemeze abantu bararisinya n'abarisinye kugira ngo ribe operation, byabaye ikibazo, byaranze. Tuzi why Afurika. Nose utekereza yuko abo bakuru b'ibihugu bafite inyungu zo guteza imbere abaturage babo? Uzareba ibihugu bitarayisinya, ukurikirane uko uwo muperezida yagiye ku butegetsi. Habanje haba intambara, hari abasinyiye hano i Kigali, ikibazo kiza kuba mu kuryemeza ku buryo bwa burundu. Kubona ibihugu bikenewe kugira ngo ritangire byabaye ingorabahizi, byasabye kwegera umwe kuri umwe. Ariko uzi nawe impamvu abo ngabo begereye, impamvu babyangaga na mbere, si uko abaturage babo batabifitemo inyungu, nuko bashebuja babashyizeho batabishaka, bababujije. Ati ntupime. Erega biba byoroshye, bafata telefone bati ibyo bintu ntubisi. Hari icyo kintu kuvuga. Kandi nabo wareba ukuntu bategetse, biba ubukungu bwabo bakajya guhisha ayo mafaranga. Afurika yarakubititse. None se hari ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda wavuze turarwanira kuri survival, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gukoreshwa n'abazungu kugira ngo igire abaturage bamwe stateless. Icyo usobanura ni iki
ariko kuba banabifashwamo n'abarundi n'abarundi nabo na barahari leta y'uburundi none irayibira ibyo uje gutanga igisubizo cya nyuma na Amerika ese birashoboka ko twakwitega igisubizo cy'ibi bintu kandi ari buri gutunga urutoki abazungu aribo bateza ibyo bibazo byose ariko urumva muri icyiza make niki twakwitega mu biganiro bya Rwanda birimo Biden izahuza byibuze perezida bashobora Kagame na kuganira Tshisekedi kuko urumva Tshisekedi yari yavuze ngo azahurira na perezida Kagame mu ijuru ariko ushobora gusanga Rwanda hari hoteli yitwa Heaven kuko no mu Rwanda ihari iyo baza hano mu Kiyovu se ni si heaven ariho yavugaga we enye rutarambira hano safe area ni Heaven not Heaven safe Haven uzamuka gutya zasome neza is it Heaven heaven okay iyi nyarutarama yitwa silent yitwa silent quiet heaven iyo mu Kiyovu yitwa retreat heaven. Ariko buriya nk'umuperezida yavuga ngo njye nzabonana n'umuturage duhuriye mu ijuru aba yumva ubu si n'umunyapolitike reka ni nacyo kikwereka reka dutekereze yuko CNDD-FDD ivuga yuko yari yarabujijwe kugera ku butegetsi yaharaniraga yuko Uburundi buba bumwe igeze ku butegetsi yigeze yubahiriza amasezerano ya Arusha abo Burundi bita abatutsi CNDD-FDD yumva isi yakiretinga igihugu cy'abahutu gusa biragoye hariho ababigerageje rega iyo poroje sizi impamvu atumva ko idashoboka kandi irangira nabi mu Rwanda yaragerageje bashaka no gukora jenoside since 1959 leta ijyaho muri 62 Kayibanda arakiretinga leta muto kugeza aho Habyarimana muhiritse muri za 73 Kayibanda amaze kuzenguruka perefegitura zose ngo bizihiza imyaka 10 ya independence asohora urudosiye rwuzuyemo ingengabitekerezo ruvuga ko abatutsi ngo ari bakavantara uburyo bumva babigita ngo ni umuvantara ubu bumva icyo bavuga yego si n'umunyarwanda ngo ndi umuvantara kandi ubinyita ntabwo ashobora no kuvuga ise ngo avuge sekuru byibuze ageze ku bisekuru bitanu ntiyabishobora byose yamara kuzenguruka Habyarimana akamuhirika Habyarimana akazana noneho ngo azanye ngo leta y'ubumwe come on ari we watezaga imvururu agaragaza ko Kayibanda adashoboye gutegeka ari igisirikare cyabikoraga banatwikira abatutsi ushatse gukora kudeta agatwikira abatutsi cyane rwose uzi yuko ubutegetsi bwabo bwarangiye bwa leta mutu barangiriye muri jenoside CNDD-FDD yabikuyemo irihe somo wese yumva izubaka ubutegetsi mutu buzashoboka kukizitumva ko bitazarangira nabi ko urugero ruri just right across urugero rwiza ni uko ibintu byaragiye ruri imbere y'umuryango why mbese utekereza u Rwanda ari isomo rihagije kuri ubutegetsi bwa CNDD-FDD ibintu by'amacakubiri ibintu by'ingengabitekerezo ya jenoside ibintu byo gushaka kurimbura abantu no kubikora ibyo bintu byarabaye mu Rwanda kuki utabyigira kandi byarangiye nabi nimwe hari ibintu political scientists bajya bavuga ngo amateka yo utayitayeho ngo they are more likely to repeat but I think history doesn't repeat itself. I just think stupid people do that basubiramo amateka basubiramo amakosa kandi nibyo barimo of course basubiramo amateka bakavuga ngo amateka ngo ntabwo bazirikanye amateka ngo amateka yisubiramo oya stupid people didn't take head to the history ibyabaye mu mateka ahubwo bakongera bagasubiramo amateka
tukagira ngo ni amateka yisubiyemo, ariko stupid people ni amasomo bakuye. Ibintu Uburundi barimo babiretse byabafashe ko bafite ibibazo by'ubukungu bihagije. Wowe urafunga imipaka, wowe wifunga na esansi urayigura mu kajerekani. Umuntu ubonye litiro 10 ku munsi ntabwo yakongera, niba zirangiye ntabwo wakongera gusubira kuri sitasiyo. Byeri urajya kuri alimentation zikorwa na Bralirwa bakaguhereza 3 nizashira, niba zirangiye n'ibyo nizo wemerewe ku munsi. Muraho bakubitwa n'ibibazo by'ubukungu hirya no hino, mukajya mu ntambara z'amoko. Bakayiduwe ubi mu biki, ugashyira ngo komisiyo yo gushaka kumenya uko Ndadaye yapfuye, ngo abahutu ngo bishwe muri ryari, ukajya mu bintu biri dubious, biraho bidafite injyana n'imwe, ngo kuko ufite ubutegetsi ugashaka kubakira ubutegetsi bwawe ku bwoko. Ibyo bintu birangira abantu benshi cyane bapfuye. It becomes bloody. Ibintu byo kubakira leta ku bwoko cyangwa ku idini birangira abantu benshi bapfuye. Hanyuma mu gusoza uravuga iki ku bavuga ko hashobora kuba intambara ifunguye mu karere, aho kugira ngo bibe nk'uko uratekereza yuko izaba ishingiye ku ki? Bazayikora bashaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko I have a message to them, bazabishobora. They will regret. Ndabizi bamwe to feed into that narrative, ngo biyambaza ngo niba ari ubuhanuzi, niba ari umugabo wabayeho, ngo niba yitwa Magayane, ngo niwe mutagatifu wabo, ngo bya Nyirabiyoro bagahimba ibintu by'umwanda biri aho, ngo barashaka kurwanya. Rusesabagina na ziriya gute namubonanye, kuko naramusuye Mageragere, nda ziriya sukari n'ibirwara afite, ari byo leta zunze ubumwe za Amerika batakambaga bavuga ko ari umurwayi arwaye, n'ibinini n'izindi ndwara zo ntashobora kuvugira aha. Uwo nguwo ni we gitangaza kije gusimbura Kagame. uwo ni umwe, ariko bavuga ko bafite benshi. Bande no Padiri Ndahimana Ndahimana umwesikro, Ndahimana n'ubutegetsi ashaka. He's just a thief. Ni umwesikro, ni umwesikro, like umutekamutwe, umwesikro. Umuntu uvuga ngo haze, ngo arashaka isoresore nk'igihumbi, ngo muri operasiyo yise ngo ni operasiyo Kagoma, ngo bigaragambye ngo bazakora ubutegetsi bw'inkotanyi. bazigaragambiriza he? Ngo muri Kigali. Icyo kiramupfana. Araje aravuga ngo ashyizeho pasiporo ze, ngo za leta yo mu buhungiro. Ariyo Gakire yabazwaga. Ibyo birarangira. ngo ubu ngubu ari yarakusanya ngo bakoreshe, ngo bakeneye miliyoni y'idolari, ngo abanyarwanda bari hanze, ngo bayamuhereze, ngo kugira ngo akureho ubutegetsi bwa Kagame. Ngo abonye miliyoni y'idolari, ngo yakureho ubutegetsi bwa Kagame. miliyoni imwe y'idolari imwe ngo yabisa ihagije guhirika Kagame. ntabwo yabasha kumubeshaho i Burayi wenda. Yo kuva abandi ngo buriya ngo abajirari b'u Rwanda ni feke, ngo barikanga, ngo niyo babonye ngo umuntu ushinzwe isuku, ngo n'ubishyuza amazi, ngo baba bamutinye cyane, ngo araza ngo akabakanga akababikamo ubwoba. Ingabo z'u Rwanda kuba zicisha bugufi zikavugana n'abaturage, bakabana neza n'abaturage, bakanabubaha, bakanabereka icyubahiro, ubwo izo ni intege nke. Karibu bazakirwa neza nibaze cyane, nibaze ariko rwose. nkeka ko aba adashaka kuyagura intwaro. Ntawo twumvise Sankara ugeze gutangaho urugero wakusanyije ibihumbi niba ari magana angahe
by'amadolari agahita yaguramo remoruke. ariko se yaguzemo remoruke byagenze bite yari yamobilize ingabo muri Nord Kivu agakora training wing agakora training akajya gupasinga abasirikare imvura ikahagwa hakazamo ikigarasha gikomeye ngo kije kubapasinga imvura ikagwa ko byarangiye abasigaye uzasaba uruhushya leta nikwemerera uzakora interview n'umugabo witwa Mudati ni wari ushinzwe iyo training wing ngo ni Major Mudati akagaragara mu nkiko n'imbago bagerageza kuvura bakwicisha bugufi kwa RDF wavugaga rwose baje bamushyizeho n'umutaka ngo imvura itamunyagira bari no imvura itamunyagira kumucunga mu kagare protokora abahungu bambara ingofero z'umutuku na MP military police nishinzwe ibintu by'ubutabera akoze n'umusirikare utari uwo Rwanda nawe niyaje acungwa na bariya ba MP military police no kuburana ugaburana mu nkiko za gisirikare military police nicunga abantu ingereza za gisirikare niyo waba uri mu gisirikare kirwanya u Rwanda ufatwa nk'umusirikare cyane kumbe kugura remorke si ubushake ni uko umushinga wahombye yagiye gupasingisha ibintu icyo yatumye imvura imunyagirirana nabo bari kumwe we abonye umushinga upfuye gutyo ati byo kurwana ntibishoboka ati dukore iyindi politike kigira kwigurira amakamyo barasakuza ishyaka ricikamo ibice hazabwa abandi bantu nararakubwiye n'ubu mbisubiremo abiyita opozisiyo bari hanze gerega ntabwo nanga opozisiyo genda ayikura kandi irakenewe mu Rwanda yego ariko ntabwo dukeneye abatekamutwe wowe bita abatekamutwe wowe bari abantu nakubwiye ngo n'ubu naho perezida Paul Kagame yavuga ati okay mwebwe abari hanze mu Rwanda nemeye kurekura ubutegetsi mufate indege imwe muzi Kigali muguze mwitoyemo ninde uba perezida ninde uba prime minister cabinet ibeho ndakubwira ngo iyo ndege bayirwaniramo mu kirere na pilote bakamwica ntabwo bagera hano ubwabo ntibumvikana ubwabo barapingana ubwabo na political ideology bafite nayo barabeshya kandi ibi byose ni uko bamwe they are just lapdogs b'abazungu twatubwa bagaburira ku bibero ni lapdogs b'abazungu nose utekereza iyi ngengabitekerezo iri bwo kuzamuka no gututumba n'ahantu hose mu madini mu bice mu masengero mu bice ngo mu buyobozi bw'inzego z'ibanze mu nzego z'ibanze uratekereza ko biterwa n'iki urakoze reka nsoreze hano mugabo ni ukuri urakoze cyane urakoze